maze kumukorera anshira nta mwete njye Kibagabaga nta mubaga nari mfite mbayo Gatera nkurayo Gatera Jide wa Dominico ni wankuye Kibagabaga ndimo kuvuga ngo Gatera Jide wa Dominico yazanye nka 300 zimaze kubyaza nka 600 umwanzara akaje Kibagabaga atagira umurwaza ngo Gatera Jide wa Dominico ndabaza ngo muganga waretse nkitahira iwacu ku kagugu abaganga baravuze bati bahamagara Gatera Jide wa Dominico araza ati umuntu twafashe uramuzi ati mure kurataye avuga yuko ntagomba gukena none barambuza no gukandagira no kwisambuye no kwambuka mu isambuye ni mu mbabarire abayobozi umuntu twafashe mu mpamagare Gatera utita utishwi reka numve imana idoseze kwisi tumara imyaka 70 nidukora neza imbere y'inyanja zinka za Gatera ni munyemerere umwanzara akaje Kibagabaga atagera umurwaza we ni mubaha ababyeyi mu nkurikiranire imbyino zizwe guheka yes ako kana vuga ngo bayita ngo Urugunzu TV urayize utita utishwa je nabajije nakinye ndirimba bavuki igitarama Interpolice nziza ya yesehese dushigekeye Paul Kagame tugamije iterambere ni munyemerere bavuki igitarama muyoberwa Interpolice ya Seburikoko ambukanya abarongo ariwe muhogo Interpolice nziza ya yesehese dushigekeye Paul Kagame tugamije iterambere abavuki igitarama nibashigikire imana iduseze kwisi FPR yaravuze ati tufata ubutaka neza FPR irabanza kabentware nyantwari ngero ukuntu wavukira igitarama ukayoberwa Interpolice ya Seburikoko irirya ku karere abigitarama bose harimo ba Valence banyakwigendera dore imana idoseze kwisi Interpolice nziza ya yesese Interpolice ya yesese abantu bayizi bose ngewe ndabashimiye amafaranga fere namabye byishwa abavukiye igitarama bazi Interpolice ya Seburikoko ni umuntu witwa amfashita Interpolice nziza ya yesehese dushigikiye Paul Kagame tugamije iterambere mumenye Kacyiru murebe Interpolice ya Seburikoko uvukiye igitarama ngira ukuntu wavukira igitarama